nicyo wabonye i Kigali kidasanzwe Nutwika. baratwika Gutwika. ngo ni iyi hotel Hoteli. convention center ngaho yivuge ko convention center Muri feri. Ebonga lipute ya Nzambe Basiya ebonga lipute ya Nzambe Esika ponge gukutanga esika na kolala nanga agaciro k'umuntu ni Imana ikaze ntabwo umuntu yaguha agaciro Imana yakwiremeye niyiza agaciro kawe esika ponge gukutanga aho ibitotsi bizamfatira no nzarara esika ponge gukutanga esika na kolala nanga Yes, twongera tubasuhuza tunabaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Nshimira cyane mwese mufashe umwanya mukaba mugiye gukurikira kino kiganiro. Ntekereza ko kiraza kuba ari icy'agatangaza cyahuje abastari bagera kuri 4 kikaba cyateraniyeho abanyamakuru bagera kuri 2 Urugendo TV ndetse na Iris TV. Muvunyi, habari zenu? Habari nzuri kabisa. Lakini safari ni ndefu. Urugendo ni rurero ariko tugomba kurugenda paka kumwishaka. Exactly, so I'm very happy Urugendo TV, Iris TV, Urugendo TV biranshimishije kumuza n'abastari bagenzi banjye. I'm very happy to meet you. So ndabakunda muri rusange. Urabakunda cyane. Aha, Jado ngira ngo ni iminsi mikuru imisatira abantu baze kubona yakarimo gusama agacupa cyangwa se ngo babone yaba rudakubona Paul akazamuye cyangwa Andrea akazamuye cyangwa se sindi kubwaba Petero akazamuye ngo bavye bati igikoba cyacitse byagenze bite. Arabantu batibuka n'amazina yombi ya Kabazi ngo yaka bamwita Gasore Pacifique. Amazina izina ya Kamwana ni izina ry'ubustari ariko amazina niswe n'ababyeyi banjye Gasore Pacifique inyanja y'amahoro. Aha, ngira ngo hari rasta wacu twaramenyereye none ubu ntago bikiri gitangaza ntago ari ibintu bidasanzwe ushize twarangangira ngo Shado nabwo twari kumwe. Ikintu cyambere nshaka kugira ngo tubanze duhereho numwe mu bantu bageze i Kigali mbona barimo kwenjoyinga ibitaramo mbona barimo kwenjoyinga ibirori. Menya byari ibindi Njyewe mbere kugira icyo mvuga namwe mutwibwire. Wana mugani nzajya nkwibwira buri munsi ntabwo none ariko nibyo ntacyo bitwaye tuganire tuziranye. Ku ruhande rumwe hano ni Jado Tuyishime ni Iris TV, urundi ruhande ni Muvunyi Joseph ku Rugendo TV. Wana mugani buriya ashaka gusanga ari waranabyibagiwe rega imyaka yarabyibagiwe Paul ariko uramuzi naye ngo nsanga nese po uburanyibuka ngo ndakwibuka ariko ibaze ariko mu by'umwihariko yakamwana sumuzi yakamwana ndamuzi none bariya baraba gutunza ibikamera umwe yitwa Nepo undi yitwa Emerie. Barimo gufasha kugira ngo ukora kuri radio Musanze ninde niho nta ukora kuri radio Musanze ntawe dukora kuri YouTube. So by'umwihariko barana abanyamusanze ntabwo dukorera leta twe umunyamusanze ku ruhande ari hirya ubundi ndabizi urimo urashaka umucokoza ngo dufite demokarasi. Umunyamusanze nyine none ashaka arakoze kuba nawe yaje ariko nyine icyo nshaka kuvuga udusura yego ni byiza ariko umunyamakuru wo muri Musanze mbese ibintu duhora tumusaba arabizi ariko aragenda akicarira. Umunyamakuru wa Musanze n'uw'i Kigali yego wenda ntacyo byatubuza kutaganira. Kuganira ni ngombwa kuko tugomba gusabana. Reka tugarukire gatoya no kwa Andrea. Ndere amakuru meze neza. Wabonye i Kigali rero? Nabonye. Nicyo wabonye kidasanzwe? Nicyo wabonye i Kigali kidasanzwe? Nutwika. Baratwika? Gutwika. I Kigali baratwika. Ariko
wageze mu nzu y'agatangaza yitwa Kigali Arena narahageze warahageze wabonye hameze gute ni heza Yes. kabisa hari haryoshye abantu bameze neza baryohewe ni ibyo rwose Nibyo rwose. Uwo muntu kuri iruhande se wamubonye? uye Uwo nguwo. Yitwa nde? yitwa nde napia Eh? napia yitwa nde ngo nitwa yakana yakalo Yakalu witwa Yakalu hanyuma Yaka ku ruhande rwawe uyu munsi urumva umerewe ute kuba wongeye guhura na Andreas ubwa mbere muheje nabonye mwara wiri i Kigali cyane nshimira by'umwihariko ICR TV nshimira n'Urugendo TV kumuza n'aya maniga yanjye vraiment biranshimishije cyane so aba batipe ndabakunda cyane ariko ni umutima wanjye noneho by'umwihariko ndabona umujyama yungu so can you imagine yourself nabo ubwabo barankunda kandi baranzi kuvuga rero byinshi n'amakaroni mwazana nangwa se kawunga nangwa ibishyimbo so because urugo rutari mu bishyimbo n'akawunga ntabwo biba ruryoshye hanyuma Yaka muri bano batatu ujya ubona gutangaza bitewe n'impamvu runaka Yari yavuga ubu tubone gukomeza n'ikiganiro gatoya. icyo ndavuga none ibyo uyu ngo ari kuvuga ngo urugo tagera ngo ibishyimbo ngo nago ari urugo Ntabaza uko byagenze ntago ari urugo none se arabifite we wanamugani mumbarize burana barabivuga burana yabizanye ngaho wowe wabizanye. oya icyo nifuza Ntago arimo kuduteza urubwa twaje ko bakora. Tuvugisha ukuri. ubu nyine ubwo arimo kubivuga burara kuvuga nyine yabizanye Ahubwo we yaje wanjye nibyo nifuzaga ko nkunda kawunga n'ibishyimbo ntabwo ari kuvuga ngo were nifuze inzu ya etaje nangwa ngo nifuze imodoka ariko iyo mfite ibishyimbo n'akawunga mu nzu mba numva ndi red block uri red block. Undi ndere yakureba ndere yari mariba. ese uno mugabo wongera umwitegereza niki kintu cyagutangaje kuri we uri kumubona gute n'umugabo uri kumubona gute rero kubona yafunze akabandana ni byiza Reka mubanze muhane cheers kwanza. Zamura kandi mubanze muhane cheers mwese. sha Peter ari kugahisha inyuma meze ashaka kunsomya Peter zana gutya muhane cheers mwese. Mukubiteho mugumijeho. Gumishaho Yaka. zana zihora icupa izo hino Nikuvuga ngo Yakamwana ngira ngo nawe wajyaga wifuza kuzahura nabo ngo muganire. Ubonye ikigutangaje cya mbere muri bari iki? ntabwo aribwo bwa mbere nahura n'aya maniga sanzwe mpura nabo nibwo bwa mbere twahura baza n'uyu ubu ni ubwa kabiri ugera hano ubwa kabiri rata so urakoze cyane ngewe rero aba batipe so because for my heart kubera umutima wanjye ndabakunda uretse ko nta bushobozi mfite I don't have any possibility nta bushobozi mfite ariko aya maniga ndayakunda uramutse ufite ubushobozi niki wabakorera icyo nabakorera nabamenya ku cyo kurya baragifite bararya bararya ariko ntabwo barya agafiriti n'amakaroni nibyo ra Nibyo. akubura abivuje buriya buriya we arabizi ntabikurije Nabikuye. buriya amakuru afite Ese ese nde amafiriti n'amakaroni ubundi urabikunda amafiriti n'amakaroni urabikunda ukunda kurya iki? n'akanyama akanyama unacyaza kabasha cyane Ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki? iki ifiti akanyama n'amakoroni Sandire wadukopeye kabisa wakopeye ibyo twavuze wakoze kopi neza arakumbati n'ifiriti ukunda iki? Mwumbati n'ifiriti. mwumbati
umwumbati n'amakoroni ni n'amakoroni n'amakaroni n'amakaroni uko byagenda kose rero twese tuba twishimye tuba twanezerewe iyo twaje kuganira namwe irata nanjye ibiryo nkunda mu buzima bwanjye ibirayi byaba bikaranze byaba bitetse amaganda bigeretseho ibishyimbo njye ntunabikarange ubironge gusa ubitogose ugerekeho ibishyimbo ndakaraba nkarya ibirayi bitetse amaganda ariko Shandire yakwitegereje menye yatanga ndere yagutangaje uyu mugabo cyane watangajwe n'iki watangajwe n'iki mwitegereza ibirayi ajya n'amaganda yatangajwe n'iyaye by'amaganda yakari kuvuga asa n'ibishyimbo agiyeho n'ibishyimbo ariko po njyewe ndashaka ko tuzajyana igitarama hano muvuka ku ivuko tukajya kubasura ubu ngubu murahibuka turahibuka neza twahagirana neza mukamenya twahamenya okay mbese wari warya ibirayi birongeje bigeretseho umushogo ibyiza ntabwo urabirya umushogoro n'ibirayi bigeretse oya nawe se ushyizeho umushogoro ukabitogosa nturi gukara kwa aya mavuta ngewe nta nubwo nari nyazi ngewe sinari nzi n'umuceri kuko mama ibishyimbo wanjye n'umushogoro n'ibirayi ntabyo nanarya nose ikijumba kironze neza ukagitogosa ukagerekaho umushogoro wabiriye gusa umushogoro arawuzi umushogoro ndawuzi ariko mperuka kuwurya ndiyongeza gitarama ese ndere umushogoro arawuzi wowe umushogoro uba umeze gute umeze neza uraryoha ugasa n'ibijumba umushogoro n'ibijumba biraryoha nese ubundi ndere nk'umuntu utazi umushogoro wamusobanurira gute ubundi umushogoro uva he uva ku ki urahinga bamara guhinga bahinga iki umushogoro ariko mbeshya none se umushogoro ni imyaka yitwa umushogoro cyangwa bafite ahantu uva nyine bahinga ibishyimbo ratuka ngufasha bahinga ibishyimbo bagakuraho umushogoro umushogoro ubwo ni amababi y'ibishyimbo ni amababi y'ibishyimbo reka tubaze sini ubwawe umushogoro urawuzi wowe ndawuzi uba umeze gute uko musha uhinga itera ibishyimbo byamara kumera ugashingirira byamara gushingirira bigeraho hakurana uruyange barabyazana umushogoro umwe woroshye wowe n'ubasha rero rero ukajya ibyo bishyimbo no kuvuga two tuboga hari akantu umuvunyi igize kugarukaho hari urugendo mwigize gukora mu minsi ishize rwa rugendo rwo kuba mwambaye neza amakositimu meza cyane abantu barababonye kuri za Instagram twarabonye kuri za YouTube turabona muri Kigali hari namufite utubyeri mu cerebra byari byiza cyane nese byatumye nibaza reka wenda dushaka duhere kuri ndere ubundi i Kigali ukuntu wayibonye aka kanya wabonye Kigali imeze ite Kigali wabonye imeze ite ni heza cyane wahise ugira amasiko yo kumva wakwimukira i Kigali ukava inaha oya nakwibera Kigali wakwibera i Kigali ni bihe bintu nka bitatu wavuga cyangwa bibiri wakunze i Kigali bidasanzwe byihari byabonye ibyo wabonye i Kigali hakunze ni heza nabonye ni heza ubugari amashu okay reka egereza Paul na sombe ariko ndere muri minsi ubunye kunze ibintu kurya turetse ibintu byo kurya nkumbuye isombe nanjye ari ijambo bivuze ngo agasombe bura isombe urishije kawunga nawe usunga ubugari isombe wayisize amavuta wayikusemo amavuta isombe iraryoha cyane isombe ni sawa reka tugaruke gatoya kuri Paul nawe natubwira ibyiza wabonye i Kigali byose warabyitegereje unabize mu mutwe ni ibiki wumvishe wabonye muri Kigali bidasanzwe muri Kigali ikintu mbese nabonye mbese cyanshimishije niko yajya kudutembereza mu mahoteli ubwo bwari buke nyine turajya mu gitaramo cya Miss Melody ubwo cya Miss Melody
ya Miss Melody. Ubwo aradutembereza. Ari hoteli yamaje kutemberezamo convention Convention center. ari Convention center. convention murushe peto convention center. Ndere. Ngo ni iyi. Ngo ni iyi hotel. Hoteli. Convention center. Ngaho ivuge ko convention center Muri hoteli. Convention center. convention center. Convention center. Abatemberezamo habona Ubwo atujyana mu yindi hoteli ikomeye ya mbere muri Kigali. iyo ni iyihe Ngo niyo Nyakubahwa Kagame yajya kwiyakira. yitwa ngo iki Ubwo- ntabwo yayikubwiye Ntabwo yarabyibagiwe ubu icyo gihe aho badusize nyine mu kiriya cyuma kizamura abantu. muri santere. Ubwo noneho rero ndavuga ati aka ni agashya noneho Yago akoze. Noneho turahagera hari aho bakoze noneho mu munota umwe ngo tugezeyo. Tugeze se tutagenda n'amaguru. mugenda muhagaze Baratubwira ngo twagiye duhagaze. Baratubwira ngo tugezeyo. Tugezeyo gute? Urumirwa. Ndumirwa. Ese icyuma cyane bazamuye kiragera kirabasohora. Nyine no mu kumanuka ni icyuma cyatumanuye. Nabwo murajya hasi. Turongera dusubira hasi. Wabonaga ndere adafite ubwoba. Oya nawe. Ndere wagiye kumva mu cyuma kirahagurutse. Hanyuma Ubatse kuzamuye. Kajya mu kigera hejuru. bakwereka muri hoteli. Banyaga kuri hoteli. Abantu ntabwo bazaga kureba bati umusitari. Oya. bakwifotorejeho narabibonye abantu benshi Abantu ntibazaga kureba. uvuye mu gitaramo abantu benshi babifotorejeho Nyine hari abantu benshi babishakaga ariko ntabwo twari dufite uwo mwanya. Bari muri kubona umuyobozi wayo. Yezo Yago yarare akababuza ati wenda Yago n'uwo bavuga ati uyu wenda ni umuyobozi cyangwa se ni umunyamakuru ati nta kibazo muvugane. uvuga Mbese niwe waduhaga uburenganzira bwo kuvugana n'umuntu. urakoze cyane. Uvuga ngo Yago icyo gihe mujya kwa Bruce Melody Yago niwe wabaga uburenganzira bwo kubifotorezaho. Rero ndavuga ati mumanze mubaze Yago nabaha uburenganzira. Mu turya amafu. Nuko byari bimeze. Hanyuma Jado ukomeje aho ngaho kwa Petero nawe natubwira ukuntu urugendo rwari rumeze ibintu byamutangaje i Kigali nuza Paul atubwiye byo kugenda mu cyuma cyitwa Estancelle cyangwa se Rosetta wowe ibintu wabonye byagutangaje i Kigali muri rugendo ni ibiki Reka ngure ikintu cyanangaje muri urwo rugendo. Ayira byuma biyobora imodoka. Akakaha kitaci imodoka itaci ari ugutambuka buriya. cyatsi wemere gudita Iyo kigenda kitambuka hagarara. haza umutuku bagahagarara n'ubwa mbere wari ubibonye Nabwo ni ubwa kabiri. mbere wabibonye Bwa mbere twabonye twari tugiye kuhanura Yago se kwa Yagoya. kwa Bruce Melody. Oya nako ni bwa kabiri. ubwa kabiri bimugora cyane. Bruce Melody waramubonye rero wabonye ari umuntu wabonye mbese ari ukimukubita amaso niki cyagutangaje kuri Bruce Melody Ubwo naka umuntu bwa mbere nyine namenye ko ari nyine uribije nyine ijo ndirimbo. Nta kindi cyanangaje. wabonye ari umuntu usanzwe Ese barakarimba ka Bruce Melody mwumvishe mumva musanzwe mukazi. Nisho kumura budutunguye je ndibona marayiteguye. Nese nabandi bahanzi muzi hano mu Rwanda usibye Bruce Melody Niwe tuzi. Akarimbo kamwe wibuka nta kaye po. Tuvugishwe ka Bruce Melody. Icyo nibuka
ya indi bavuga ngo naririmbye icyo mvuga ni ukuri nuko umisha ibanga iyo ngiye yari gucanze mubo hanyuma yaka we numvise melody ariko nkashaka iyo ndirimbo ngicyo aririmba ngomba mukomanga nicyo gihe barayiririmbye barayiririmbye iyo ndirimbo ndere yakamenya ako karirimbo ndere wakamenya komanga hesi komanga twese hamwe komanga ndira nagajya muri ko ideburi nagajya bibura nubwo amutunguze cyahita ashaka kandi kubwira rwose anya ndere twabonye ko yitwa ari akarimbo nanjye nari undi muhanzi witwa Koffi Olomide Gram Pow MM ebonga lipute ya nzambe basiya ebonga lipute ya nzambe esika ponge kokutanga esika na kolala nanga agaciro k'umuntu ni Imana ikaze ntabwo umuntu yaguha agaciro Imana yakwiremeye niyiza agaciro kawe esika ponge kokutanga aho ibitotsi bizamfatira ntunzarara esika ponge kokutanga esika na kolala nanga ari bitotsi bizamfatira ntunzarara ngiye kubaza yakana ngiye kubaza ugereranyije nk'iyo witegereje Ndeya iyo witegereje Paul cyangwa se ukareba Peter ubona nka Ndeya afite imyaka ingahe niwe mukuru wabo afite imyaka ingahe agakurikiraho ugereranyije nk'imyaka ubona ari nk'ingahe mwitegereze neza oya ntabwo nzi igihe yavukiye nyine wowe urabona wowe ufite 30 sibyo niyo umuntu akurega igero cyawe n'urabona kuri muri iyo 30 wowe nk'umwitegereje ubona ari nko muri ingahe ntabwo namenya imyaka ufite ariko nawe ndamubarira muri 35 40 Papo ngarabarira Ndeya mu myaka 30 umwitegereje wasanga iyo myaka 45 ese ura Paul yaba afite ingahe neza mugani ese Paul urabona umuruta urabona umuruta uwo ngo ariko hirya uramuruta Ndeya twaje kungana Paul kwahita bamwe yaka uzi ko Ndeya atigeze ashaka umugore ntabwo yigeze ashaka umugore buriya ariko nanjye ntawe ngira ushaka kuzamukurikiza se ntabwo ari wowe nzakomeza kuri gahunda zari kurangira ubwanjye nta mugore Ndere uwo mugabo ukwicaye iruhande ngo nawe nta mugore agira n'akazi ke undi yakayigere kuzana ari mu rugo ntabwo yari uwe yazanye umugore hano mbese witwa Keza ntabwo yari uwe wowe rata wa mugore nazanye ntabwo ari umugore wawe twari turi kuri showbiz turi gutwika kuri YouTube ibyo bintu by'iki gihe urumva byoroshera igihe twemeje ko ari uwe dufite aho ko ari we koko batwikaga kandi uzaravuze ngo Kigali ngo yasanze batwika niko Ndeya ati nasanze Kigali batwika none yakana yari yaje gutwikira muri Musanze ariko njyewe icyanshimishije gusa nuko nagize hano aya maniga bakanyikira neza twari twazanye n'akawungara tubyibuka rero yego tuzana akawunga n'umuceri n'ibishyimbo so murakoze cyane akase ibikira bijya mu kiganiro ubu yaka nuko bimeze ariko reka dusigarane Ndeya yuko mwitegereza Ndeya wundi yumiwe ubona byagucanze urana umusitari bitigira nk'ijye gatoya cyane urana umusitari ndi babwiye ko yitwa Ndere yitwa Liliana yitwa Yakamwana yitwa Liliana Yakamwana ni umukinnyi w'amafilime filime zijya uzireba
Okay. Hanyuma turi kugera ku musozo w'umwaka wa 2021 urubiza ndere turi gusoza ku mwaka ejo bundi zaba mu yindi weekend zaba ari Noheli na Bonane ubundi mu minsi mikuru yanyu mwebwe mu minsi mikuru ibimeze gute ahanga muri sharase mugasabana cyangwa se bari bisanzwe kuri mwebwe kamere kuri Andrea tubwire nako kuri Petero tugasabana ku minsi mikuru yanyu mu mwayiteguye gute ikibonye nicyo ushabarira kubyo ufite nashobora gushabarira ku kintu udafite icyo ufite nicyo ushabarira ko nicyo wugejejeho Use nago mwayiteguye mwabitse amafaranga kugira ngo muzasohoke musangira agacupa cyangwa se murya ako kaboga nashobora twicara hanga dufite akaje twayakuraho akaje dufite twayakura kuki mu minsi mikuru bizaba ari ibisanzwe Andre iminsi mikuru bizaba bimeze bite kuri wowe bizaba ari byiza hanyuma se uri gutegura gahunga n'umuceri n'ibirayi byose nako gacupa mukagasoma ku munsi mukuru ariko bandahiye ngusoma kamwe gusa bikaba birarangiye agacupa kamwe ukaba gahagije niko ndere ngirengeje aka kabiri rwose ibibazo biravuga ngwe uducupa tubiri natanywa uratunywa ariko ngurasindi ngwe tubiri atubwire po mu minsi mikuru muri murayiteganya mute bihagaze bite ubundi umunsi mukuru njye cyo mbona nuko umunsi mukuru icyambere nuko munashimira yuko munarangije umwaka kabisa nabyo kurya byo ni ukurya bihoraho umuntu ahorarya kandi iyo mbese iyo ubonye icyo kurya ntabwo wagombera ngo nzarya ku munsi mukuru hari bava ngo nzarya ku munsi mukuru icyo gihe ntunagereyo ni ngombwa yuko aho umuntu aboneye agomba ijambo uvuze reka ngufashe ntabwo wavuga uzarya akanyama ku bunane gusa niba wabonye 5 ntabwo waguramo ntabwo wategereza ngo uzarya ku munsi mukuru ugomba kurya ese iyo umwaka ushize birakunezeza cyangwa birakubabaza ngo nzarya inyama ku bunane hari umunsi narya inyama iyo umwaka urangiye habavuyeho umwaka hagiyeho birakunezeza biragushimisha tugomba kwishimira umwaka mushya kuko turangije 2021 no tugiye muri 2022 tukurya bona uko byagenda kose twari twavuze tuti iyaka ntabwo yagenda atabonanye nabo unabashuti arabakunda nabo baramukunda cyane yari yaranaje no kubasura n'ubushize ariko amasana none uko byagenda kose ikiganiro kiba kiryoshye ariko icy'ingenzi tumenye mwabiri amasara dukuranye inshuti zanjye ndazibonye reka dutahe Kigali ejo nango ejo bundi tuzongera tubonane kubera Imana Imana ikomeze turinde twese tuzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire dore nejo bundi turi gusoza Petero muvunyi turi gusoza ikiganiro kadusoze po ijambo rimwe dusoze ijambo rimwe niryo ushaka nyine ryo gushimira abantu cyangwa se kugira icyo babwira ese ikintu nababwira nuko nabifuriza umwaka mushya muhire mukazawurya ntuzaturye Andrea ni icyo wabwira abantu nawe turimo turasoza byiza uje kutureba twese hamwe mwaje kutureba nanjye ibyo nshaka kuba ari byiza twese hamwe nanjye ndashimira abanyarwanda ku isi yose muzagira umwaka mushya muhire abo barangije 2021 abo turangije hamwe Imana izabaho umugisha dutangire 2022 neza nta matiku narwa ngo ruhari murakoze ariko ndashaka kubasaba ikintu kimwe uyu mwaka ho ndabona urarangiye
aho turagira ngo tuzatangire iriya tariki ya mbere ibyo abanyamakuru biyemereye undi mwaka ntuzarangire tukiri mu bukode kandi ibyo bintu twica tubibwira abanyamakuru uwo ari we wese ntako ngako hasigaye Petero tugasoza icyo ubwira abantu bari badukuriye cyane babwira ukwirinda nyine icyorezo cya corona kugira nyine tugiye nyine kubyimwaka neza na muntu urwaye na muntu idahutaje no kwirinda no kwirinda nibyo birimo nabyo ni byambiye gutirinze numuga tuvuga mu cyacya aho twawurya umuntu agwa yafashwe ako no kwirinda turarya umwaka neza na muntu uhutaye nibyo kintu navuga cyorejeho nakoze cyane abakurikiranye SRTV ndi kumwe n'amanigange subscribe comment ku manigange abafite amatiku mugabanya amatiku dutangira umwaka neza mu mawo. Yes Jado kugira ngo umuntu wese ukurikiye Urugendo TV ukurikira Iris TV ni ikiganiro kandi turimo tugira anga imusanze kwa Bandereya kwa Paul ndetse na Peter na yakatwaye twicaranye aho ngaho ngira ngo niba utari wakora subscribe yaba ku Rugendo yaba kuri Iris kora subscribe kugira ngo ibiganiro ubasha kwibona umunsi ku wundi nibikuryohera bisharinga ahantu hose kugira ngo nawe ibi biganiro ibitekerezo wungukiyemo cyangwa se inama wagiye ukuramo n'abandi bose bazibone ngewe yari Muvunyi Joseph ku Rugendo TV nari Jado Tuyishime kuri Iris TV ciao ciao